barayafite ari umuntu umwe mu bayobozi arambwira ati ahubwo twagize amahirwe turagukira umva jo arambwira ngo twagize amahirwe baragufunga ibaza umuntu w'umudiyakoni wawe akubwiye magambo twagize amahirwe baragufunga kuko wari waratunaniye wari umwana udakontororeka wabyumvishe tugutenga tuguhagarika kubera ibyo wenda twakoze tugahamagarwa na representation to umuntu w'imumureke wabyumvishe ati rero ntakubeshye ati kurwangira uruhane ntago mbona ko ari ibibazo byo kufite amadeni atabwo ni ibibazo by'uko twagize amahirwe itorero ADEPR uribaza warafunzwe imyaka 5 noneho erega buriya abantu bajyamenya ko dukomereka wafunzwe imyaka 5 uwo muntu ntiyakugezeho hanyuma akakubwira ngo yagize amahirwe nicyo kikwemeza ko ariko ubundi bajyaga bavuga ko Usabwimana Samuel avuyeho hari amagambo yavuze avuga ngo abantu bose bagize uruhare mu kumukuraho cyangwa mu kuderanja itorero ry'Imana ngo bazagerwaho n'ingaruka kandi nawe ugeze ubivuga mu butanga ubuhamya uvuga uti inkoni z'Imana zigenda zigera ku bantu mu buryo butandukanye nibyo nanjye ndabyemera uretse nibi ngibi byo kwa Pastor Usabwimana n'abandi banyamatorero babimenye igihe cyose ugiye mu murimo w'Imana ukavuruguta bigira ingaruka ari nanjye narazigize n'abandi barazigize ku giti cyabo nabo ntibazi ko ari ingaruka zabyo yego uretse ko bamundi giye kugenda baganiriza nimugoro hariho twaganiraga mubwiye ntinyamara hari cyo kuye kumenya ariko ibi byitorero nkene ko mbiro zo ruvinga bikarangira kuko ntawe negeze mbivuga rero wenda nabwira abantu umuntu wese ufite ikibazo gituruka mu mpinduka zagezeho muri ADEPR uwo ari we wese namugira inama kuko ushobora kuba utaribye bakagushinja wenda ko wibye utaribye ariko ukaba ufite ibindi wakoze ko ufite abo wakomerekeje ko ufite abo watenze ubarenganya ko ufite amagambo wavuze erega n'amagambo ari mabi arakomeretsa icyo ni icyambere kuba Kristo rero bigira bavuga ngo ni indwanyi ngo nabantu baharanira impinduka ariko nabantu ngo bapfiriye itorero nanjye niko najyaga niga ngo nzahura torero urizahura se ryabaye itorero rya Kristo wabanje se ukizahura ubwawe ejo nukurikirana uzasanga abo bantu no mu buzima busanzwe n'abanyabibazo yego uzasanga abantu bateze ibibazo mu itorero n'umuzi kuko umuntu w'umukristo wagiye ku karago akabona ko ibibazo biri mu itorero akajya kubisengera ejo ngiye najya gusenga kanyarira abantu bagahirika amabuye bakazamuka hejuru ku musozi akajya afata ibuye akarihirika ati mpiritse runaka akaba n'uhirika ngo mpiritse Mahoro atazi ko ari njye iri torero mu gitondere rifite abakristo rifite abantu uzi ko guhirika ku musozi nawe uri gusengeraho rifite abantu rifite abakecuru n'abasaza n'abandi bantu niyo mpamvu murimbye yavuze ngo yewe ikintu cyazanye ibice muri kikarisuzuguza abatarire aravuga ngo nyamara abera abana bahora bari Imana babwira Imana ibyaryo bizirirengera Chuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ndazi neza ko kiri buze kukungura byinshi bitewe n'uburyo kimeze reka rero dutangire tumuhereza ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza maho muraho mwiriwe muraho murakomeye amakuru ni meza twashima Imana tuguha ikaze ku Iyobokamana TV byiza cyane turabyishimiye yego muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro amazina yanjye nitwa Mahoro Jean Napoleon ndi umugabo wubatse mfite umudamu n'abana 7 ahubwo n'umwuzukuru ni byiza cyane kabisa yes mwabyumvishe rero umuntu tugiye kugana nyine n'umuntu w'umugabo murumva ko turi bukora ikiganiro kiza akaba n'umukristo mu itorero rya ADEPR Remera okay ni hazwi cyane yuvuze Mahoro Jean Pomusene abantu benshi Jean Napoleon abantu benshi yes bahita bamumenya cyane kuko no umuntu uzwi cyane mu itorero rya ADEPR cyane mu gihe
mu gihe ndabivuga gute wenda araza kubyivugira ariko ni mu gihe cya Usabwimana Samuel nkubiri yo guhindura ubuyobozi bwa ADEPR yuvuze Mahoro abantu benshi bahita ko babyumva ngira ngo wenda turaza gukora ikiganiro kitari kure yaho ngaho ubundi na Mahoro ni muntu ki wenda reka bari byo mbanza kubaza kugira ngo abantu basobanukirwe Mahoro ni muntu ki Mahoro ni umugabo nyine w'imyaka 47 w'umukristo wabaye muri ritoro cyangwa warivukiyemo yego kandi wakozemo imirimo myinshi cyane cyane mu bijyanye n'amakorari Mahoro ni umugabo ukora business mu bintu bya kenkayori yego hanyuma ni ibintu mazemo igihe imyaka nka 20 hafi 7-8 hanyuma mu buryo bw'itorero nakunze kuboneka mu bintu bya gospel cyane kuko ndi umwe mu bantu batangije kureba ni iki gishoboka kugira ngo abahanzi nyarwanda bakorera Imana ariko banabeho yego rero ndumva atari kure y'ibyo ngibyo ikindi ngo ntibana kandi nkumva nkunze n'umurimo w'Imana yego wagiye wenda ubikora gute kugira ngo abahanzi nyarwanda bakorera Imana ariko banabeho wenda ni ugira iyo initiative warabikoze hiki ngira ngo nigeze nyobora ishyirahamwe cyangwa se ikintu nakwita nk'abantu bari bishyize hamwe bari abanyamakuru ba gospel n'abahanzi yego noneho twavugaga ngo niki twakora kuko wabonaga ko ibintu byo muri gospel byari hasi cyane abantu batabyumva yego ni muri urwo rwego ubwo nari mbiyoboye twari dufatanyije na Patrick Kanyamibwa yaje kwitaba Imana ngira ngo urabizi Imana iruhuko ridashira yego n'abandi n'abayirene n'abari twakundaga kumitinga na Pasteur Desire akimara gushinga agakiza tutanabyumva tutazi bira bintu by'imbuga ko ari ikintu bizamara nyuma rero naje kuboneka mu uribuka ibihembo bya Salax Award buriya nazanyemo department ya gospel ya gospel yaterwaga inkunga na Mahoro Hardware Limited noneho kugira ngo dufashe nibura abahanzi ba gospel kuko icyo iyo yarebaga aba secular music ni muri urwo rwego rero societe yitwa Mahoro and Family General Hardware yo yari yiyemeje kujya itera inkunga abahanzi ba Gikristo ba Gikristo hari n'abandi twafatanyaga nabo bazagamo ariko ngira ngo nitwe twari dufitemo shares nini mu bijyanye no kugira ngo tuzamure gospel hanyuma tuza gukora igiterane cyiswe Rwanda igihe niki nacyo ni Mahoro and Family General Hardware yagiteraga inkunga ngira ngo cyari igiterane cyahuje n'abahanzi bahoze muri secular music bahoze muri gospel ariko barimba secular music aho giterane cyari umwigisha wacu yari Sugera Steven ariko ari nge manager wacyo ari nanjye wagiteraga inkunga gusa sinakubwira ngo watera inkunga ibintu byitera ntwagitera inkunga wenyine yego birumvikana wafasha umuyoboro wo kujya imbere ariko hari abandi icyo giterane cyatewe inkunga cyane cyane ni Inyange industry buri abantu ntabwo babizi Inyange itera inkunga icyo gihe baduteye inkunga baduha imodoka yindi y'ibyuma umuntu wese waje bakamuha icyo kunywa kandi ushaka gikorwa muri product za Inyange dukora igiterane cyabereye Gikondo kuri Expo Ground cyarimo rero abahanzi bakoze indirimbo ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu irimo ba Mani Marite yaringiye yikoresheje na Riderman harimo Mani Marite Riderman Knowless Chanel Kitoko Alpha Rwirangira icyo yitegura kujya muri Amerika ngira ngo abahanzi hafi ya bose babaye mu bintu bya gospel bakaza kujya muri secular music twarabazanye irandirimbo baraduhenze ngira ngo iki gihe indirimbo imwe ihagaze nk'ibihumbi nka 900 cyangwa hafi miliyoni audio y'icyo gihe audio gusa kuko urumva yari indirimbo y'abastari ari Mastora wayikoze ari no mu buryo bwo kugira ngo babashe kuboneka nta mafaranga twabahaye babikoze ku bwitange indirimbo irasohoka hanyuma baza no kwirimba muri icyo giterane ni muri urwo rwego rero warumbaje ngo ese ni nk'ibiki wagiye ukora mu buryo kugira ngo ubuhanzi buzamuke ni nk'ibyo ngibyo abo bahanzi muri icyo giterane baje performing baraje baraperforming ubwo ntiwahuye wenda n'intambara za kirokore wenda bavuga bati
iki giterane cyari cya gospel bazanyemwo abastari bita ngo abisi urumva Joel yewe navukiye mu itora ADEPR ariko hari ibintu abantu bakoraga nge ntumvaga ari nayo mpamvu ubona ndaha nuko buri gihe cyose urugo rugira gahunda niba umubyeyi afite urugo aba afite gahunda yuko yifuza ko rugenda iyo uri umwana mu rugo rero ugomba kugenda nk'umwana mu rugo twagiye kwaka uburenganzira i Remera hanyuma wari umushumba araduhakanira tubwira ko batabuduha mbita nshaka indi opportunity tujya gushaka undi muntu wo muri indi torero aduha ibyangombwa turi bukorereho urumva deja twari tudeviye ariko ugasanga ni bya bindi ubutekerezo ukavuga ngo Imana ifite ibintu ishaka kunkoresha noneho wabigeraho ntutegereze ngo uvuge ngo ariko se nuwe murongo Imana ishaka nkoreramo noneho wo kumva washaka inzira kandi burya ntago tubyemere kwishakira inzira kuko ibintu by'Imana ntazindi inyungu tuba tubifitemo inyungu ni ugukora umurimo w'Imana kuko rero urwenda urwana cyangwa uhatana buriya nibi bintu ubona ngo intambara ziri mu matorero abapasitoro burya jo ntibakakubeshye ngo bakubwire ngo ari kurwana bakorera Imana ngewe ibintu nabibayemo abantu babarwana bapfinda zabo kuko Imana ntabwo irwanirirwa ntabwo Imana irwanirirwa natwe twese wenda ngese nakubwira ngo nta nyungu nashakaga kuko nimba societe yanjye yateye inkunga igiteranira aza kuvuga iraza kwamamara urumva icyo gihe harimo profit wakoreye Imana yo kufite na profit noneho wareba rero nk'icyo gihe wenda wambaza ngo wari gukora iki kuko mbaje kuby'intambara intambara zo narazigize izo narazigize ariko sinazita intambara kuko ninjye wari uziteje kuko niba nari mbwitorero ngo ni mu ibyangombwa kandi ubizi ko bitakunda yego hanyuma itorero rikambira ko bidashoboka kubera umurongo rifite icyo nagomba gukora no kubyihorera kuko ntabwo Imana irwanirirwa so twarakomeje rero turakora igiterane kiraba kigira n'umusaruro kuko abantu benshi barahihaniye ariko ntabwo waza gukiza uteza ibindi bibazo niyo mpamvu rero nafashe n'icyemezo ndavuga ngo muri iki gihe mbona ko ubuyobozi bwa ADEPR buriho ari ubuyobozi budafite aho bubogamiye nakabaye narabikoze kera ariko ntiwakabaye warabaye mu ntambara n'abantu bayoboye ngo nurangiza ujye kubabwira ngo burya ngo ngiye bya bintu ntabwo mbyemera ahubwo wawiteje izindi ntambara ariko uyu munsi twese turareshya ubu twese turareshya ari abayoboye icyo gihe ari abaye muri izo ntambara twese dutegereje ngo abayobozi bacu abaturangaje imbere what next niyo mpamvu rero navuze ngo ni byiza gukiza ibyo bugiye kuko jo ibi bintu dukora n'Imana dukorera kandi niba ari Imana dukorera birakwiye ko tudakwiye kugibwaho n'umugayo birakwiye ko tudakwiye gukora ibintu bigirwa kuko muri izo ntambara nkubwira habagaho guhangana n'ubuyobozi n'inama nyobozi urumva bakabura uko babigenza cyangwa se wenda bakabona hari izindi mbaraga zindi batabona ariko nta nizari zihari bwari uburyo bwo kumva ibintu n'amahame nkavuga ngo ibi ni Imana turi gukorera ngewe hari ibintu byinshi ntagiye numva kuva kera ariko bumaze gukura kandi ndashaka numva ngomba kugenda nafashe icyemezo cyo kugenda mu murongo w'itoro kuko itoro ni wo mubyeyi yego kabisa intambara rero ntabwo zabuze ariko nakongeraho ngo zanazaga naziteye yego wenda umuntu uri kureba kino kiganiro ashobora kwibuka Mahoro yo cyane cyane i Remera iyo uvuze Mahoro hari ukuntu nk'inama nyobozi yagutinyaga cyane kubera ibibazo wabazaga kubera uburyo washitingaga abashumba udatinya ubabwiza ukuri kose uko kuri kandi burya twebwe abakristo ubundi dukunda kubaho mu buzima bwo kwigengesera tutavuga nyine ibyo byose uravuga ati naze kwigenzura numvishe noneho nshaka guca bugufi hari igihe abantu baba muri system igatuma baba babi kubera system babayemo ejo urabizi twakuriye mu itorero rya Ntura ntekereza ko mu Rwanda hataraboneka itorero ribamwe abantu b'abakristo bazi uburenganzira bwabo nk'ab'Intura ngira ngo namuze papa yarahayoboye iyo uyoboye Ntura ubuzi ngo abakristo bazakubaza kandi bakubaze amaturo bayaguhe ibyo ukeneye babiguhe ariko nabo bakubaze ibyo ugomba nibuka kera inyuma intebe z'inyuma habaga hari abantu bari aho ngaho baje guterana bategereje ngo inama ize kuba atari uko yaje kubera ko akijijwe ahubwo yaje kuza ngo aze kubaza ibibazo rero gukurira muri iyo situation urumva gukura muri iyo situation byarangoye noneho ngeze i Kigali nsanga itora ADEPR iryo hariho n'indi mirongo kandi migari nimba tuvuze ngo organigramme y'itorero ngo ni abakristo bari hejuru hanyuma munsi hari inama y'ubutegetsi ari inama nkuru munsi hari inama y'ubutegetsi munsi hari biro exactly ngewe ngeze i Kigali nsanga nkajya mbona biriba hejuru
nkabona biro iri hejuru y'ibintu byose. Birangora rero kuko nari narakuriye mu buryo bwo gutekereza ko abakristo ariko dufite ijambo rya nyuma. Ibyo bintu rero nkumva n'uburenganzira bwanjye, nkumva nabiharaniye. Noneho abandi nkabona twagera mu manama barigengesera. Nakunze kuba mu nama nyobozi. Twaba mu nama nyobozi, umuyobozi yavuga ikintu hababwira ariko rero ndabona ngiye tukwiye kukigenza gutya. Abantu bakanje ubwo ati ntagaruko bigenda iyo umuyobozi avuga, ndavuga nti noneho nimutubwire uburyo inzego zubatse. Ariko niba uyu munsi mutubwira ko inzego uburyo zubatse ari uko abakristo dufite ijambo, mureke turigire. Twaba tutabyumvikanye nkabihorera, nkavuga ati tuzahura mu bakristo, kandi twagira mu bakristo nkabisobanura abakristo ku buryo bari bubyumve. Nabaga nzi gusobanura ibintu ku buryo n'umukecuru ari bwumve ibyo ndi kuvuga. Noneho rero bituma haba muri Remera bamfata nk'umuntu w'umunyentambara. Abantu bose bahayoboye, guhera kuri bano bari kugenda bazamurwa mu ntera bagiye bahayobora, bose bamfataga nk'umuntu udashobotse. Ariko mu by'ukuri siko nabibonaga ngewe. Gusa wenda ubu nibwo ndi kuvangwa, ariko cyagiye mbigenza gutya wenda byari komera gutya. Hamwe no gukura hari ibintu byo uvuga, cya kintu nakubwiye ngo nta zindi nyungu dufite, ni inyungu z'ubugingo. Noneho rero byaba bigoye kuba wakora ibintu utekereza ko ari inyungu z'ubugingo bikaza gukomeretsa abandi. Exactly, niba nakomerekeje abayobozi, ngakomeretsa abo mu nama nyobozi, ngakomeretsa abayobozi b'itorero, urumva namaze gutandukira. Kuko nimba ibintu bibona ukabona abantu ntibabyemera, uwo muntu gusa barimo ntabwo uzajya kurwana nabyo. Kuko Imana nishaka ko ugira icyo ukora ku bugorozi bw'itorero, izaguha umwanya utuma ubikora. Uyu munsi wenda kubera ko uramutse ubaye representa cyangwa ukaba umuvugizi wungirije cyangwa ukajya muri biro, waba ubonye umwanya wo kugira ibyo ukosora cyangwa se wifuza ko byahinduka. Ariko kuvuga ngo uri umukristo usanzwe urifuza kugira ibintu bihinduka, ni ibintu bigoye. Hari ibyagiye bihinduka, hari ibintu byajyaga biva mu nama twakoze y'abakristo bikazagenda bikagira mu nama nkuru. Ndabyibuka rimwe i Remera hari umupastor wari ufite ikibazo n'abakristo, hanyuma representa aravuga, hari ku gihe cya Sibomana, Pastor Sibomana, baravuga ngo tuzamwakire, kandi kumuhagarika byarabereye i Remera. Ndahaguruka ndavuga nti ariko iri torero se ni rya representa. Urumva nk'iyo mvugo ku muntu yumvisha w'umukecuru w'iki atavuga ko uri umunyentambara, itoro ntago ari igisinu. None se ni urugo rwose ku buryo mutekereza ko ibintu ko abyumva mu gitondo aza akabitubwira. Uyu muntu yakoze amakosa yakora no mu itorero. Noneho kuki mwumva ngo inama nkuru igomba kumwakira? Kuki mwumva ngo inama nkuru ngo niyo ngo igomba nako representative ugomba kuvuga ngo naze yakira? Yihemukiye abakristo, kandi nibo agarutse, nibo ari kugaruka imbere muza kutubwira ngo muramugabiye. Sometimes wasanga gwenda ari byo mvuga rukuri, ariko nkabivuga nabi. Ariko ndibuka ko iki gitekerezo cyaragiye, ngira ngo Revera Usabwimana niwe wayoboraga cyangwa se yari vice representative simbyibuka, kiza kuzamuka kigera muri Assemblée Générale. Bavuga batari ko ibyo abakristo bavuze nibyo. Mu by'ukuri reka umuntu pastor niba yakoze amakosa, kuko abantu baracumura, nagenda ajyaho yakoreye, abanza asaba imbabazi. Ikibazo nikimara gukemuka agaruka ahangaha tujye twareba uburyo bwo aho kumushyira. Umva ko icyo kintu cyabaye isoko nziza yo gukiza no gushyira ibintu ku murongo, ariko nkabizana nabi. Kuko exactly niba uhagaze imbere y'abantu kuvuga ati representa irusura urugo rwe, urumva sometimes ntabwo uba ugaragaye nk'umukristo. Donc numva nabaga mfite baggage, mfite ibintu muri njye. None se Maho, umuntu wenda yakwibaza uri kureba icyo kiganiro, wabiterwaga ni ishyaka, ni wumvaga ariko bigomba kubera? Nakubwiye ngo urumva twakuriye muri systeme ya ADEPR. Kuva ndi umwana, urumva kuvukira mu nzu y'Imana bakakujyana kukubarikisha, uko ariko twabyita. Bavuga ngo kujyana umwana kumubarikisha ukamusengera, ukazakura ukajya muri école de dimanche, kuva muri école de dimanche ukajya muri chorale. Natangiye kuririmba afite imyaka 7, namenye gucuranga afite imyaka 11-12, nacuranga gasoro afite imyaka 12. Noneho rero ukazamuka ukaba muri chorale. Buriya chorale ni pipiniere, uko buriya batajya babibona, abantu benshi ntibabyumva gutyo, ariko chorale ni pipiniere mu itorero cyane ikomeye. Urumva rero gukurira muri ibyo bintu nakuranye ishyaka. Neza mbivuga ricono, neza mbivugaho, higize havuka intambara imwito ndu umuririmbyi. Bari bazanye umuyobozi hanyuma ateza intambara, ngiye mvimwito kandi ndi umwana njya kurega igihundwe. Ndagenda ramaguru, urumva kuva imwito y'igihundwe harongerwa amasaha nkanya amayi narukora igihundwe njya kurega. Urumva rero gufata umwana wavukiye mu rusengero
wageraga gutya twajyaga tujya kuvuza ingoma ukavuga uti reka mbyuke kanange kuyivuza mu gitondo saa 12 numve. Urumva uwo mwana atandukanye n'umwana wazanye ni wabo. Urumva hari abantu bajya tubwira ngo tuve mu itorero, ese ejo turarivamo tujya, njya mbabwira ngo mwini muvemo mufite aho mwavuye, twese twavamo tukajya. N'ejo navuyivuza mu kiganiro, njye sinshobora gusohoka muri ADEPR, ntabwo nshobora gusohoka buriya gakombe kaje ndeba mbureka no mu ntambara zako kuko ntabyumvaga impamvu kaje, ariko bigize igihe bamajyambere bagenda bwenge no njye ntaho njye kuko ntaho mfite. Sinavuye mu Katolika ndasubirayo, sinavuye mu Hamilton ndasubirayo, sinavuye muri ndi church ndasubirayo, njyewe ndi umwana wo muri ADEPR. No kuvuga ngo kumbwira ngo wenda ngo wateguye ibintu ngo ngene ntaho njye, ntago bishoboka. N'umuntu bitekereza wenda n'ujye ukora umushinga akavuga ngo Mahoro yagenda yawihorera kuko ntushoboka. Ntabwo uwo mushinga ntushoboka, ntaho najya. N'abana banjye mbahatira nkababwira ngo mugomba kuba mwitorera kuko uko byamera kose itorero rirarera. Nubwo bimeze gutyo habonekagamo ibyo bibazo cyangwa se mpagaze imbere hano muri studio y'Iyobokamana TV we navuga ngo hari ibyo nanjye niro porosha. Ubundi umukristo mwiza numenya ko yakoze amakosa, niko bimeze kabisa, ariko suko atari byiza byakoze. Ntabwo ngira ngo ku myaka 40 ningahe maze muri iri torero ngo mbwire ngo ibintu byose nakoze ni bibi. Birahari byinshi wakoze, wabaye president wa korali igihe kinini ariko uyu munsi nta muntu ushobora kukubwira ngo Mahoro hari ibintu byiza yakoze, kubera ko hari ikibi cyaje kirabito. Uyu munsi kuyobokamana mugize mufashe nk'inkuru mbi mukayishyira kuri account yanyu, ibintu byose byiza mwakoze ntabwo twakongera kubireba kuko abantu bari ibi ntabwo bajya bari byiza. None tukagira ingorane n'abandi bantu baguhiga n'abatakwishimiye n'ubuzima bwawe n'abatabwishimiye, bakaboneraho uburyo bwo kugukubita cyangwa se no kukwegeza no kugushyira ku ruhande kubera ko uba ufite ikosa wakoze. Ariko ntabwo uzabona kenshi bavuga ngo last hari ikintu runaka yakoze, ahubwo bari uyu munsi. Rero ntabwo nakubwira ngo wenda ngo niki cyabinteraga, nakubwira ngo ni ishyaka. Numvaga mfite ishyaka tujya gukora icyo giterane cya Rwanda igihe niki, ntabwo numvaga hari amaturo bazaduha. Naravuga ngo niba dufite focus tukavuga ngo tugiye kwigisha abana b'urubyiruko bariki ibiyobyabwenge, polisi yaje gutanga ikiganiro. Urumva imikoranire byonyine kumva ngo umuntu w'umunyetoro yagiranye imikoranire na polisi, yagiranye imikoranire n'inzego za leta mu buryo bwo kurwanya ibiyobyabwenge, muri icyo ni ikintu cyagombye gushyigikira. Ni ikintu n'itoro ryagombye gushyigikira. Ariko sometimes ugasanga natwe twabizanye tuzi ngo leta babishyigikira, kandi buriya itorero rifite uburyo byumvikana biba bishaka kubitwara muri system yabo. Umushumba w'itorero ntabwo umushumba w'itorero uyu munsi yagenda ngo mvuge ngo ngiye ngo guhita ko ngo nemera ibyo bintu. Nawe afite izindi nama zimuyobora, afite abandi bantu bamukuriye abagira ngo wenda agezeho raporo ababwira ati ese ibi bintu twabikora. Ariko twe twumvaga ko ako kanya yabikora, none kutabikora ako kanya natwe twajya gushaka abandi. Rero nta kindi kintu numvaga ari ishyaka, ariko ishyaka wenda hakaza kuvamo ko hazamo nuko ishyaka ryapfuye, kuko burya abantu benshi ishyaka rijya rituma bakora amakosa. Iyo uvuze Mahoro ni umwe mu bantu bazwi bagiye barwanira nyine impinduka mu itorero rya ADEPR, ariko cyane cyane ku ngoma ya Usabwimana Samuel. Ngira ngo nibyo byose byinshi niho byajyaga biba, wenda ni wari umuyobozi niba atari vice represent waje no kuba represent legal. Wenda Usabwimana Samuel ese niwe warwanyaga system yari y'imikorere, wenda nabyo hari icyo wabibwiraho abantu bakurikiye Iyobokamana TV kandi bazi ayo makuru ku bwinshi? Urakoze cyane Jean. Buriya ntabwo nakubwira ngo narwanyaga Samuel, ahubwo twarwanya na system. Kandi mu by'ukuri impamvu ubona wenda nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kugira ibyo nibohoraho, abantu baragiye baradondanga bararwana barandika bagira ngo bakureho ubuyobozi, biranga abantu ntavuga amazina nabo bariyize bazabona kino kiganiro. Twebwe tubijyamo mu kwezi kwa 4 icyunamo kiri hafi, abarwo tubitangira mu mezi 3 byari birangiye. Kuko ngewe narababwiye mureke dukoresha itangazamakuru. Urumva nayo imaze kumenyera media, nayo ifite ikiganiro dukorana Sugira Steven kuri Radio 1 cyitwaga Tembea na Yesu, urakizi. Donc ibinyamakuru y'imirasire igihe ahantu hose
maze kuba mu star donc nari maze kumenya agaciro ka media nari maze kumenya ko ushobora guhamagara press conference ukaza ibintu tumva ukabivuga none ndababwira ngo rero nimureke dukoreshe media nizarangiza iki kibazo ariko bwari uburyo bwo kuvuga ngo dukora system nta kibazo nifitanye na Samuel kuko Samuel ni mu busanzwe bari inshuti yanjye mbo wenda icyo njya ndogereta cyangwa se njya nicuza sinigeze ngirana ibiganiro nawe ariko byari no kugora kiragenda ari umwana ku buryo kuganira n'umuntu ungana kuriya urumva ngo kumugira inama byari bigoye hari n'igihe kandi uba ufite ibitekerezo ariko ukaba uri muto ku buryo umuntu atabibona nk'ubu kuvuga ngo umuntu w'imyaka 30 wenda ngo arimo arakugira inama ufite imyaka 60 biba bigoye noneho rero ni system twarwanaga nayo kuko twaraje tumaze kubishyira muri media ibintu birahitinga abantu barahamagara baravuga bati ntitubyumva dutangira gukora za deba abantu bakavuga bati twebwe dushyikiye ubuyobozi kubera iyi mpamvu natwe tukavuga ngo ese kandi tukagaragara ko tudashaka ko buvaho ahubwo tukagaragara nk'abantu bari hagati ariko mu by'ukuri focus ko ari kugira ngo ubuyobozi buveho iyo system yose iveho ngira ngo mu byo twifuzaga uyu munsi nibwo biri kuba ubu uyu munsi urabona ashize imyaka hafi 10 cyangwa irenga ubu nibwo ibyo twifuzaga biri kuba ni ukuvuga ngo kiriya gihe ikintu twashaka twaravuga ngo ubuyobozi bw'itorero abantu bagomba kuyobora itorero ni baba abantu bashya bafite ibintu bishya icya kabiri baba abantu bize kuko hari igihe twagiye tugira n'abantu muri biro nyobozi badafite n'amashuri 5 yisumbuye urumva icyo kintu umuntu udafite amashuri 5 yisumbuye akaza kuvuga ngo ayoboye abantu miliyoni 2 cyangwa se ari mu bafata ibyemezo none tukavuga ngo nibura reka turebe nibura ni uruhe rwego rukwiye kuyobora suko biro ya Samuel itari yarize bari barize ariko tukavuga ngo hakuyemo n'abantu bato ejo hari igihe muri ADEPR bakoze itegeko baravuga ngo kugira ngo ujye muri biro ngo ugomba kuba ufite imyaka 40 cyangwa 45 yego mu byaho urumva icyo bintu ntabwo ari byo mu gihe n'igihugu umwana w'imyaka 20 akiyobora none se ni gute bavuga ngo itegeko ngo ugomba kuba ufite imyaka ahubwo wagombye kugira imyaka bagarukiraho ariko iyo gutangira igihe cyose ufite ubushobozi wagombye gukora ibyo rero nibyo twarwanaga nabyo none twe tukibwira ko ubuyobozi nibuvaho hari bujyeho ubuyobozi wenda twagize mu ruhare bukomeye hakajyaho wenda abantu bakuze ariko hakajyaho n'abantu bato kuko twifuzaga kugira ngo itorero rijye mu maboko y'abantu bato nagize ntanga n'igitekerezo mu nama ya mbere twakoze n'ubuyobozi bwatubwira ngo twakora iki ndababwira ngo bakwiye kuki hatabaho ko umushumba w'itorero aba ari umuntu ukuze nk'abo basaza nyine bahari ariko umwungirije ushinzwe tugashyira umwungirije ushinzwe administration akaba ari umuntu ukiri muto kugira ngo wawundi amumenyereze ariko ibyo byose nyine ugasanga systeme zari zarubatswe kugira ngo zimenemo ntibyoroshye ku buryo wasanze Samuel tumukuyeho ariko nabo dushyizeho barutwa na Samuel donc urumva nabo bagiye twarwanye Samuel avuyeho niba hariho umuntu wicujije ko Samuel avuyeho ndimo nta byumoro bibiri byashize uticujije des semaines none se ndashaka kukubaza umuyobozi wari ugiyeho yari yarabaye muri system imyaka 12 ya Samuel yari hoye none se Sibomana yari yayoboye none se yari yaraboye none se ngiye narabivugiye kuri radio ndababwira ntiko se ko Sibomana agiyeho ni igiki gihe njya nkunda kubwira abaririmbyi mbayobora abwiye niyo mbayo imyaka 15 17 nta kindi kintu mfite cyo kubabwira nimushyira ubundi buyobozi kuko ibyo nari ifite muri iyo myaka narabitanze none se umuntu yewe imyaka 10 ayobora itorero avaho aragenda hashize wenda imyaka 5 cyangwa 8 aragarutse mu ruje gukiza ibintu ndibuka ko icyo gihe ndi kuri radio nabajije Reverend Usabwimana ndamubaza ntese ko numvishe ko wabaye umuyobozi mu by'ukuri nibyo ati tuje gutabara ntizuje gutabara iki ibintu utatabaye mu myaka 12 ufite responsibility umunsi uri gusha kubitabara so noneho wabireba ukabona ko ngiye muri desomene nese nicuza nese mbona ko tuguye mu kibazo ndavuga ngo n'ubundi ubuyobozi bwo wenda bwari buveho kuko buriya jo ubuyobozi bwose bugira igihe bukora bukavaho yego no muri Bibiliya ba Mose babayeho bavaho Yesu wavaho ba Samuel ba Dawidi n'abandi nta buyobozi buhora hiteka ryose bwari buveho ariko icyo nicujije no kuba bwaravuyeho nibyo natekereza ko bikosoke ntibikosoke ahubwo bikarushaho kuba bibi kuko ngira ngo nibwo bwa mbere mu mateka y'itora ADEPR twagize abayobozi bajya muri gereza cyane ubwa mbere kandi bashinjwa ubujura
urumva icyo ni ikibazo nubwo baba ntabwo bakoze ariko n'ubwa mbere mu mateka y'itorero ngira ngo n'andi matorero twari tugize abantu aho dushobora kugira abantu barenga 2 3 4 5 bafungura abayobozi b'itorero bikwereka ko ari umusaruro w'ikintu kitari cyiza twari twakoze gukuraho ubuyobozi cyangwa ubuyobozi bwavo si ikibazo ariko se ubusimbuye bwo bumeze gute ngera nabibonye muri 2 weeks mbona ko tuguye mu kibazo none ndatekereza ndavuga ngo ninjya kurwana n'aba bantu bagiyeho ngenda za kuba ikibazo bitamo kubihorera ndabihorera hari umuntu umwe twabanye muri ibi bintu nimugora twari turi kuganira kuri Simba ari kunyibutsa ubuyobozi bwa Pastor Usabwimana umaze kuvaho yararyamye ararota uwo muntu twari kumwe yari umwe mu bantu turi kumwe hafi bon nta n'impamvu ni umugabo witwa Rurangwa Deni inshuti yanjye we ntabwo yabazwa nuko namuvuze mu kiganiro kugira ngo babazwa n'ubusa ako Rurangwa ni inshuti yanjye umuntu twamenyanye ari umusore donc ni inshuti yanjye pe none yarimo anyibutsa icyo gihe Deni yararyamye arota ngo twubaka twese uko twari muri iyo timu n'abayobozi n'ubuyobozi bwagiyeho n'ababafashije niki kurumva twagerageje kubafasha ngera ngo nabo ntibabihakana kuko ndibuka hari igihe nababwiye ntereka mbereke abantu bari kubemera mureke dutumira abahanuzi abayobozi b'amakorari bariya niba bemera n'abandi bari tubabemera tugera duteranira mu Kagarama tugahoma ariko bikanga tugahoma bikanga icyo iyo ngoma yari isimbuye ya Usabwimana ubwo ni yabatom urumva bagiye abantu banga kubemera kandi ko dufite strategy uko bagomba kubemera ndabyibuka narababwiye ni mwebwe mureke duhamagara abahanuzi abanyamasengesho abavuga ubutumwa bw'ubushake n'abayobozi b'amakorari tuganire nabo tubabwire tubasobanurire impamvu yo kubuyobozi bwarahindutse barabikora turahagera umva abahanuzi nawe nyine guhura nabo bahita bahanura ibintu bigacika ariko icyo gihe mu Kagarama hari no wahanuye akubita ubuyobozi witwa Todori nari mpariga naricaye imbere Todori yarari kubisa ati itorero ryarinjiriwe yarababwiye ndabyibuka ariko nta n'uwatekerezaga wenda ko ari Imana iri kubivuga nta n'uwabitekereza kuko twe twaravugaga ngo nimba habayeho no kwibeshya ku bantu reka tubashyigikire wenda niba ari n'amakosa kuko urumva biragoye kujya kubwira ubuyobozi wenda ngo abantu bagiyeho nabo ntibashoboye sometimes ugasanga ni nko guhinduka injajwa ariko ngewe nari namaze kubona ikibazo none urumva muri uko kubona ikibazo twakomeje kubiganira nyuma de naza kumbwira ati narose ibintu biteye ubwoba by'ibiki ati narose ko turi muri iriya timu twese twubaka turagenda tujyara kuri ya mahatubaka etage ya nivo nka 12 atari ko mara tuyubakisha inkarakara urumva ari mu nzozi ati mbona tuyubakisha inkarakara irazamuka ikigera hejuru duhita tuyishyiramo imicanga dutera n'amarangi dushyiramo n'amakaro ati kandi mu by'ukuri yubakisha inkarakara mbisi ati nagiye kubona ati mbona etage irahanutse yose yikubise hasi Yesu we ati wowe ngiye kubona mbona igutaye mu rwobo rwari uruhande rwaho ati rero ati urumara mu igihe ati mbona uruvuyemo ibyo ni ibintu byabaye deni uramuzuze kumuhamagara umubaze wenda nyuma y'ikiganiro nawe yabikwemerera oya nawe nazamuganira cyangwa uzamuhamagara yakima rwose n'umuntu urumva icyo gihe nibwo natangiye kugira impungenge ntangira kuvuga ngo wajya gusenga noneho ahubwo njya gutangira ibintu nagombye kuba naratangiriye kuko uzabyibuke Ezira Imana iramubwiye ngo izaca inzira iramubwira ngo nzaca inzira mugende mugereyo ubwo bajyaga gusa n'inkiki ariko ngo bageze kugageze kitwa hava bamenya ko umwami waho yahashyize ingabo baravuga ngo batese turwane none ngo bajye gusenga Imana kugira ngo bayiyoboze urumva nicyo kintu nakabaye narakoze warakoze mbere nicyo nakabaye narakoze nkavuga ngo ariko niba ngira umugisha wo kwizerwa no kuza muri ibi bintu no kuba naboneka muri za meeting zivuga ku bibazo bya ADEPR ubundi nagombye kuba narabisengeye kandi icyo gihe no munyamasengesho nagombye kuba narabisengeye Imana ikambira ngo uzakore gutyo uzavuga ibi noneho njya gukora icyo nakabaye warwaye intambara y'umwuka mu mubiri yego noneho ngezeyo ahantu ndi gusengera abahanuzi barangota batananze ndabyibuka icyo gihe Imana ambwiye amagambo akomeye cyane ariko mbona ko imbere atari heza kubera ibyo bintu cyakora ndarira ndihana yarambwira ngo kuko wihannye ngo niwe nzakubita agakoni gato kuko biriya bintu mwabaye muzabakubita kandi koko wabonaga ko ari ibintu bitoroshye byarangiye ejo buriya nubwo wenda naba naragize ibibazo muri bizinesi
bikantera kujya muri gereza ariko burya sinjya mbara ko ari ibibazo nagize kuko kumbwira ngo ndatanze check za provision wazize Usabwimana hari n'abandi bantu uyu munsi bakora ibintu nk'ibyo none nakoze icyo gihe bakabiroza ruvinga bikarangira ariko ngira ibyankundiye kuko niba byashitse ngeze muri gereza mfunga imyaka 5 ariko kuko ngewe nzi rwarwo budeni yarose nzina bya bindi ko warabitekerezaga uri muri gereza narabitekerezaga ndi no kubyinjiramo navango ibi bintu bifitanye cyane cyo gufata itorero nkarishi kuko ntabwo ubundi kuko ubuyobozi ari ikibazo bwo yego niba ubuyobozi bwagize intege nkeya kuvaho si ikibazo kandi buryo ntiwashobora kubukuraho Imana itabyemeye urumva ariko kugira uruhare rwo gufata ibintu byo mu rugo ukabijyana hanze uyu munsi reka tuvuge ngo Iyobokamana TV as family kuko niba ari nk'umuryango umukora nk'umuryango umukameramani wawe aramutse afashe ibintu byo mu muryango hano akabisohokana hanze ntabwo wakwishima urumva umwana mu rugo mu itorero yafashe ibintu byo mu rugo abijyana muri media abijyana ku maradiyo ajya kuvuga ko ibintu bitagenda neza ni nko gufata ubwambure bwa so cyangwa bwa mama wawe ukajya kubwereka abantu ukajya kubabwira ngo nabonye data yambaye ubusa nubwo byabukuri ntabwo Imana byakubuza kuko ntabwo Imana yakwihorera so nuko rero byangendekeye ariko maze kubona icyo kibazo amahirwe nagize nuko umutima wanjye wagarutse yego umutima wanjye wese ugaruka urashobora kumbaza utese kuki utayise ubigira public byari bigoye kuko icyo gihe ntabwo nakubwira ngo channel za YouTube zari ziriho niba zari zinahari ntabwo zari zifite gukomera nk'uko uyu munsi bimeze ntabwo kandi wari kujya kubwira umuyobozi ngo burya bya bintu twakoze sibyo kandi wazi ko ari ukuri ndetse byanatumye wenda yicara ku mugati yego urumva ibyo ntibyari gushoboka no mu buyobozi bw'itorero hasi buriya tugira ikintu iri torero rigira ikintu ariko Imana izafashe abayishumba bagiye kuyobora rigira ikintu uburyo usanga abayobozi bo hasi batinya bo hejuru ku buryo bagira ngo bagira akashobo bashyiramo ugasanga donc ikintu niba kibwiye umuntu wo hasi kuba yakumva ko simbizi niba ari igihe kizagera nk'abo umuyobozi w'itorero ariko mba numva habaho imikoranire n'abakozi bo hasi yego ejo no muri company wanjye njye abakozi turadiringa kuko bajya bavuga ngo umukozi mwiza ni zahabu tukavugana tukavuga ngo ibitwa ntabwo nakubwira ngo ndi boss oya nta nubwo dushobora kugendana ngo wenda ngo ufate umushoferi musige mu modoka oya niba ari kurya turajyana kuko abantu bamukorana mu buzima bwa buri munsi none rero ikibazo nk'ubwo ndetse no kugira ngo mbwire umushumba w'itorero ryanjye hasi ariko ngati urambwira gute bano mu rurembo uramenye nta nibyo nagerageje ariko nzi ko bitashoboka muri iyi minsi nibwo narebye ndavuga ngo okay ubwo hagiyeho ubuyobozi ndatekereza ko so gushidikanya uyu munsi ADEPR ifite ubuyobozi mbonera gushimira RGB yatekereje bari abagabo kubashyira n'abadamu kubashyira mu buyobozi bw'itorero ubona ko ari abantu bafite intumbero ubona ko ari abantu bashobora gutegura icyerekezo cy'itorero ubona ko ari abantu bashobora kuvuga ngo iri torero mu myaka 50 rizaba rimeze gute kandi bakabasha kubigeraho ntabwo arabonzi ku giti cyabo nta n'uwo turavugana kugeza ku uyu munsi ariko uko nabonye imikorere bari gukorera mbona ko ari aho bari kuva naho bari kujya kuko burya ikintu cicibi no kutagira vision erega buriya jo mu bintu byagiye byica itorero bikanatugeza muri ibi bibazo na twagezemo ni ukuba umuntu wateje intambara umuntu wateje ibibazo muri ryo birangira ari ugiye kuyobora ni ikibazo urumva ubwabyo wamaze kwandura kuko niba wagiye public ukavuga ngo ufashe ibibazo by'itorero bigiye ku karubanda ukandika amabaruwa Bibiliya ntabwo ibyemera Bibiliya iravuga ngo nihavuka ikibazo ni mu kivugane mwene so nakunaniza umuvugishe wenyine n'ibyango uhamagara uhamagare batatu ariko niba uyu munsi ibintu byakomeye kugeza ubwo wandika amabaruwa 20 akajya mu binyamakuru byose urumva exactly wamaze guteza ikibazo byarangiza ejo bigasanga ni ugiye kuyobora urumva biragoye burya nubwo abakristo babona bicecekeye ariko burya bafite ikibazo bakabura uko bakugira bakabura uko babigenza bakavuga bati yagiye reka tuyoboke cyangwa se buriya iri torero rifite rukundo rifite abantu basenga Imana ikababwira mu mvira abayobora bagasoma n'imirongo bakabikora ariko ubu ikintu nge mara nishimiye nuko
ubuyobozi buriho butigeze bwijandika mu kintu icyo ari cyo cyose cyo muri ADEPR. yego nakomeje gukurikirana aba bantu bameze nk'abantu batari bazwi, bameze nka kwa kundi bavuga Dawidi avuye mu ishyamba akaza akaba umwami. Yego si ukuvuga ngo nuko ari abantu baciriritse, oya si icyo tuvuze abantu babyumve neza. Yego icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo mu buryo bw'itora, yego na propose ye nibyo nibyifuza abantu babaga bafite, twabaga dufite ejo bundi RGB hagarika ubuyobozi. Ntabwo ngiye nagize ntekereza ko nta none nagize ntekereza muri bariya cyakora wenda nka Eureri kuko yari yasigayemo nabonaga ko azagumamo, ariko mu by'ukuri nanjye umbwiye ngo jya kuroborana abayobozi muri ADEPR cyangwa bakubwira ngo utewe iteka gira igitekerezo utanga, nta muntu ari gutekereza ko bariya bazaza. Yewe nabo abayobozi b'indego nta bayobozi b'indembo muri research abantu bakora n'ibinyamakuru byari byatangiye gutanga indembo, umujyi uzafatira nta watekerezaga bari rero ntekereza ko Imana izabakomeza kandi izabafasha. Ariko kimwe cyo nakubwira Joel, twahuye n'ibibazo noneho rero urumva de namaze kumbwira ibyo bintu yarose, natangiye kugira impungenge, ntagira no kwibaza ngo what next, kandi koko ntangira kubona ko ari ibibazo. Jo Hotel Dove ujya wumva, nje nari mpari batumurikira ibintu byayo, nari mpari muri Romize, urumva numva ngo ndi gusaba imbabazi cyangwa ndi kubwira itoro ngo nirimbabarire, nuko ari byo nakoze. Yego uribaza kuba ari nge murayiki, twari babiri cyangwa batatu, twari duhari. Samuel akora Romize, usuko duhari nk'abandi. Ndabyibuka Pastor Kayiranga umushumba wa Remera niwe uyoboye inyubako ya Dove. Yego niwe engineer watangiranye nayo. Ndabyibuka ko kigiye duhaye atwereka ibintu byose bizarangiza Dove. Wabyumvise? Ndabyibuka ko yerekanye ibikoresho kugira no banza n'amatapi yararimo, wenda ntiyari yubatse ariko bari baravuye mu Bushinwa n'amamatera. Ndabyibuka rwose iyo sura ndayibuka y'ibikoresho byose byagomba gukora muri Dove. Yego byose Pastor Kayiranga ari kubitanga babyerekana n'iki. Nyuma rero wenda uvajya nahise njya mu bibazo, numva ngo Dove ngo ngiye kubakwa bundi bushya kuyongipfa, gasanga nyine hari harimo ibibazo. Ese bya bindi byagiye icyo cyari ikibazo nari kwibaza, ariko nkavuga ngo reka nceceke kuko kubivuga se ndabivuga bitanga iki, urabivuga se ugasanga mwamaze kwica ibintu, ugasanga ibintu byamaze gupfa. Kuko buriya wenda ushobora kumbaza utese byari bugende bite, nyine byari bugende nk'uko ubu biri kugenda. Buriya ibintu byakozwe cyagiye, iyo tuza kuhita hajyaho ubuyobozi bufite imyumvire nk'iyo ubuyobozi uyu munsi bufite. Ejo bamaze gukora ibiganiro byinshi kuko nagize focus yo kuvuga ngo nzakora ku YouTube channel nk'umunani ya gikristo cyangwa nk'atandatu kugira ngo ibintu numve nduhutse birangiye. Ariko nta muyobozi w'itorero urampamagara, ariko ni nka kera wakabaye waramaze kwitaba inama nka 20. Ariko niba umuyobozi arebye ibintu akakwibona kuri YouTube channel akabona ko ari uburenganzira bwawe, kuko uyu munsi tumaze imyaka hafi 2 guterana birimo ibibazo, ariko abantu baraterana bakoresha ikoranabuhanga. Niba ari ikoranabuhanga uyu munsi uri hari, abantu bashobora kurikoresha babwiriza, bashobora kurikoresha batura, bashobora kurikoresha bihana, bashobora kurikoresha muri buri kimwe cyose gishobora kuba ku bwami bw'Imana. Nta muyobozi urampamagara ngo ambaze ngo ibintu twamviye ntawe, ariko ntekereza ko igihe cyashize atari ko byari kugenda. Rero ntabwo navuga ngo wena ngo ninjye wayoboye ibyo gukuraho Samuel, ariko nabigizemo uruhare. Ntabwo nubwo mvuga wena ngo ndicuza ko namukuye, ahubwo ndicuza kuba narafashe ibintu by'itorero byakagombye kurangirira mu itorero, nakagombye kubiganira mu itorero nkabijyana muri public, nkabijyana muri media. Icyo nicyo sabira itorero imbabazi, nicyo sabira abakristo imbabazi, nicyo sabira abanyarwanda imbabazi, kuko ni ikintu gikomeye cyabaye. Abantu barakomeretse ejo, barakomeretse, twaragendaga tukajya ahantu tujyanye n'ubuyobozi, twahagera abaririmbyi bakaririmba bayibona ko hari ikintu cyabaye. Imivireho y'ubuyobozi bwa Samuel byababaje abantu, kandi simbavuga ko bumvaga ko agomba kubaho iteka, ahubwo twabikoze mu nzira mbi, tubikora mu buryo bubi, bituma abantu badufata nabi. Rero ni nk'icyo ndogereta. Ndashaka wenda tutaragana ku musozo, Usabwimana Samuel, sipoza ko iki kiganiro ari kukireba nonaha, ni iki wamubwira? Icyo namubwira, icya mbere umuntu wese agira igihe atangirira ibintu akagira n'igihe birangira. Kuvuga ngo Imana yagombaga kumukoresha
byari birangiye kuri wa munsi kuko ibibazo ko bitarangiye ntabwo twari bushobora no kumukuraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuba yarabashije kubyihanganira. Yabashije kubyihanganira kuko nari mpari muri Romize, ndibuka ko yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo dufite abakozi hano bari barafashe amadeni kandi bari bayafashe tubishingiye tuvuga ko bazishyura kuko ari abakozi b'itorero. Ese muratekereza ko berekerahe? Umwe mu bandi muri komite nyobozi ndashaka kuvuga kuko nawe urumva yarakomeretse, nawe uyu munsi nta kirimo, aravuga ngo tuzaboherezaho nawe ujye wohereza abandi. Urumva byari ibintu bimeze nko guhangana. Rero Imana imuha umugisha kuko yarabyihanganiye. Wenda kandi kuba ndatekereza ko agikorera Imana, ndatekereza ko uyu munsi ntabwo wenda navuga ngo yishimiye ko twahuye n'ibi bibazo, ariko nk'umuntu mukuru mu itorero twese wari intangarugero kuri twe, ntekereza ko yagerageje kubyitwaramo neza kuko na nyuma yaho nge twarahuraga mu nzira tukavugana, ukabona nta n'ikibazo afite kugeza ubwo wenda atongeye kuboneka. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko ni igihe cyari kigeze, ariko igihe gishobora kugera ibintu bigakorwa ariko ababikoze bakabikora mu buryo butari bwo. Kandi simvuga nta n'uwo mvugira, nge ntabwo ndi umuvugizi w'umuntu, nge ndavuga iby'umutima wanjye wowe nge Mahoro, nge nka Mahoro. Ariko jo reka tujye tuvugisha ukuri. Ari igihe cyageze njye numva nta bintu byakorwa muri ADEPR ntabizi. Ako urumva icyo kintu kuva byose agomba wenda wimpa raporo ariko nkumva aribyo ngomba kumenya, kandi ntanaba ntabimenye nkajya kubibaza. Ariko ukabona habayeho igihe cyo kujya mu ishuri rya Bibiliya, none muri za recreation kubera guhura n'abakozi b'Imana benshi, wabyumvise bigatuma umenya ibintu byinshi utari uzi. Buriya ntanagira inama abantu ntibakajya bishimira kumenya ibintu byo mu mbere. Nicyo nari ngiye kubaza, wenda reka uyige neza. Ngiye kubaza uwa mbere ya Usabwimana, hari icyo umubwiye, niki wabwira abakristo cyangwa hari abandi bantu baba bari mu itorero umuntu abita ngo ni indwanyi cyangwa ngo ni impirimbanyi ngo za ADEPR, usanga buri gihe bashaka guhora bateza ibibazo mu itorero, bavumbura ibintu, burira ku kantu gatoya babonye, bagateza ibintu bisa n'umwuka mubi. Aba bantu nabo bari kureba kino kiganiro, ukurikije experience ufite, ibyo wanyuzemo n'ubu ngubu umutima wawe wumva uciye bugufiya, ni buhe butumwa ushobora guha abantu bafite ibitekerezo nk'iyo mu bakristo? Urakoze Jo, reka ntanga ubutumwa mu buryo bubiri. Yego. Reka mbere ko bwa mbere utanambajije, ndashaka kubwira abantu babaye mu bintu byo muri ADEPR bizana intambara. Harimo abatenzi uyu munsi. Yego. Buri itorero harimo abatenzi. Njye ndashaka kubagira inama yo kwihana. Yego. Kuko byange bikunde kugira ngo haboneke impinduka wazigizemo uruhare. Ukavuga ngo nta muntu wakomerekeje, kandi ni ibintu byoroshye. Yesu yaravuze ngo umutwaro wanjye nturemereye no kunkorera ntibiruhije kubera ko ndi umugwaneza. Ijambo ni rimwe gusa, n'imbabarira. Buriya kandi akamubwira Jo, wowe nk'umwana wavukiye muri iri torero urabizi, iri torero iyo rigutenze kwituba nk'igicamuke. Ni ukuri kose niyo ryaba ari kurenganya, uzi ukuntu bumeze, uba umeze nk'umuntu ufungishije ijisho. Iyo ari gutenze ubura ijambo, uzi ko ugenda wivugisha mu nzira, wajya uhura n'umuntu ngo urampamagaye, kubera ko wacanganye ikintu kandi ni mu ijambo rimwe gusa birangirira. Mbabarira. Buriya hari ibintu byabaye muri iri torero, ari izo nyubako za dove n'ubwo uyu munsi tuzifite, ari mu buryo bw'imiyoborere. Ikintu nabwira abantu ntari buvuge ngo runaka, ariko uko bisa kose nimvuga bariyumva, ni uko bakwiye gusaba imbabazi. Bakajya imbere y'abakristo, bakajya muri social media bakavuga ngo twarahemutse. Kuko ntabwo ushobora gukora ibintu bingana kuriya ngo uvuge ngo wabikoze mu buryo bunyurutse, nubwo waba umwere mu nkiko. Buryo urukiko rushobora kugira umwere kuko urukiko kubura n'ibimenyetso. Njye naraburanye Jo, ibi ndi kukubwira nabisabiye imbabazi. Nagiye mbisabira imbabazi, niyo mpamvu abantu bambwira ngo ariko se ngo kuri kuvuga ibya ADEPR ngo ntuvuge ngo wenda ngo abantu mwagiranye ibibazo, ngo ntuvuge abo twagiranye ibibazo twabirangirije mu nkiko. Nagiye mu rukiko mbwira umucamanza ntibyaha narabikoze, uzabaze mu manza zanjye. Nta nahamwe nigeze mbwira umucamanza ngo kuko njye naburanye nk'umukristo ngo mubwire ngo barambeshyera, naho nabonaga nshobora gutsinda kandi nzi ko nabikoze. Narabwira nti ninjye wazisinye, iyo nyandiko ninjye wayikoze mpimbano. Nashakaga inyungu, ndasaba abanyarwanda imbabazi, ndasaba Imana imbabazi, ndasaba itorero imbere y'urukiko. Narabikora. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo nkeneye kugaruka ku bintu narangije, ariko ibi by'itorero nkeneye ko mbiro zo ruvinga bikarangira kuko ntawe nigeze mbivuga. Rero wenda nabwira abantu
umuntu wese ufite ikibazo gituruka mu mpinduka zagezeho muri ADEPR uwo ari we wese namugira inama kuko ushobora kuba utaribye bakagushinja wenda ko wibye utaribye ariko ukaba ufite ibindi wakoze ko ufite abo wakomerekeje ko ufite abo watenze ubarenganya ko ufite amagambo wavuze erega n'amagambo ni mabi arakomeretsa icyo ni icyambere ku bakristo rero bigira bavuga ngo ni indwanyi ngo ni abantu baharanira impinduka ariko ni abantu ngo bapfiriye itorero nanjye niko najyaga niga ngo nzahura torero urizahura se ryabaye itorero ni rya Kristo wabanje se ukizahura ubwawe ejo no kurikirana uzasanga abo bantu no mu buzima busanzwe n'abanyabibazo yego uzasanga abantu bateze ibibazo mu itorero n'umuzi kuko umuntu w'umukristo wagiye ku karago akabona ko ibibazo biri mu itorero akajya kubisengera ejo ngiye najya gusenga akanyarira abantu bagahirika amabuye bakazamuka hejuru ku musozi akajya afata ibuye akarihirika ati mpiritse runaka akaba n'uhirika ngo mpiritse Mahoro atazi ko ari njye iri torero mu gitondere rifite abakristo rifite abantu uzi ko guhirika ku musozi nawe uri gusengeraho rifite abantu rifite abakecuru n'abasaza n'abandi bantu niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo yewe ikintu cyazanye ibice muri kikarisuzuguza abatarire aravuga ngo nyamara abera abantu bahora bari maso babwira Imana ibyari bizirengera abo bantu rero bari maso kuki saba bataza kurizahura ko baba babaye no kuturusha yego ni ukuvuga ngo wa muntu wageze mu gihe yumva ko agomba kujya kugira icyo akora agomba kujya kuzahurisha itorero nawe ubwo afite ikibazo rero inama nagira abakristo nibatanga ibitekerezo yego nibatanga ibitekerezo byubaka itorero kandi babitangira iwabo ntabwo ari ngombwa ko babitangira ku karubanda ntabwo ari ngombwa ko bitangira ahandi n'andi matorero n'amadini babibona hari amanama hari inzego zubatse inama z'abakristo ntibajye mu nama z'abakristo bajye mu nama z'itorero ibyo babona bitagenda babikorereyo ariko ibyo kuvuga ngo abantu bazamutse ngo bari kurwanya ubuyobozi umuyobozi wese avuga kubera ko Imana yabyemeye nk'uko abayagiyeho kubera ko Imana yabyemeye rero inama nabagira niyo ngiyo ni yuko bakwiye kurikira bikajya bikemurirwa mu itorero aho kugira ngo bijye public yego abandi bantu ba nyuma ukurikije iri torero nyine wabayemo kandi nakunze kumva ushima imiyoborere yaryo ubu ngubu ariko aba bayobozi bariho bashya ndavuga yaba bari muri biro yaba b'indembo bagiyeho kugira ngo bazariyobore bigende neza wenda nta nama wumva wababwira nta kintu wababwira wenda nabo iki kiganiro barakireba niki wabwira ubuyobozi bwa ADEPR buriho ubu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza icyambere ndabibutsa ko bari ku isi abantu bari gukora ari ku isi donc ibibazo abandi bahuye nabyo nabo bashobora guhura nabyo icyo ni icyambere donc bakwiye kumenya ngo satani ni uturwanya kandi satani uturwanya ntaho yagiye nubwo turi kwishimira ibyo bari gukora ariko satani nawe ari gupanga mbiruka kubona kuri ikinyamakuru cyitwa Impuhwe TV hariho umugabo nawe wahagurukije ibindi avuga ati simbemera n'abana n'iki cyakora naje kubikurikirana nsanga nawe wabene nyine no kubivuga gusa nta kindi afite cyo kubikoraho ariko nero atangiye kugira impungenge ntese nabo batangiye kubarwanya nakubwiye ntagabagabo abapasiteri ntago mbazi perutse kubabona murawungirije namubonye remeraje kubwiriza ngo n'u Rwanda mubona umuvugizi ntago muzi niba wenda ari naho twahuriye ntago mbizi ariko nk'inama nabaha icyambere ni bayoboza umwuka wo gusenga kuko buriya Bibiliya erega niba byo rero tugendera ikaba itarahindutse iravuga ngo intumwa zimaze kubona ko imirimo ibaye myinshi ngo bigira inama yo gushyira abadiyakoni Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa ngo bajya gusenga ngo bamaze gusenga bararobanura wabyumvise ariko wasangaga mu bihe byashize aho kurobanura abantu bararobanuraga bagasenga nyuma nibarobanure ko babanje gusenga uburyo abashumba b'indembo bagiyeho abonzi nabo ntazi ariko mbona ko ari byiza ikindi kuba uturere twaravuyeho ibintu byacu byo muri itorero nubwo tunavuga nyine biragoye kuko turigifuriza ibyiza urumva nko kuba Imana yarabakoresheje gukuraho inzego z'ubuyobozi zo mu turere nta bantu benshi bakuyeho ni benshi kandi imirimo yindi irahari abantu nibamenye ngo ntidukwiye gukereya imirimo yo kutubeshaho hano ku isi ahubwo twakaguye gukereya imirimo izatuma tujya mu ijuru wenda indi nama natanga mu by'ukuri urabona nk'amaparuwasi yabaye menshi urumva kuvuga ngo umushumba wa paruwasi umudugudu mwese bibaho ugasanga umudugudu ngo ufite amateraniro 3 cyangwa 4 sinzi niba kubyumva cyane noneho
ngo ufite n'umushumba umushumba paruwasi nabyo bazabirebe ntabwo ari kuvuga ngo ni ibyifuzo wenda bibi nabyo bazabirebe niba aya maparuwasi atakongera kegerana erega kera najyaga mbona nje nibuka nka paruwasi ya Ntura wari uzi ko Bushenge ari kuri Ntura na Giheke yego cyane nawe noneho hera Igiheke umanuka ibumazi uhita umanuka Bushenge ukata agace kamwe ka Gafunzo wambuke Mwito uzamuke ufate ku gace gato ka Kamembe n'agace kamwe ka Muyovi iyo yose ari paruwasi imwe kera se igihundwe zabigutiyo za kizozo zikoze hari yari imidugudu y'igihundwe ndabyemera dufite decentralisation kugeza uyu munsi ADEPR n'iryo torero rifite abantu n'inyubako kugira mu mudugudu ndabyemera decentralisation y'iyabo ariko wenda nko ku maparuwase wenda nk'icyo navuga nkuye nabo nababwira ngo nayo ni bari buryo bayareduce bayagabanya bagende bayahuza nayo hanyuma bitume n'abakozi twe kugira abakozi benshi babayeho nabi ahubwo tugira abakozi bake babayeho neza uko byose birashoboka abakozi benshi babayeho nabi wagira bakeya babayeho neza kuko uko abantu babaho nabi cyangwa uko abantu baba benshi bakabaho nabi ni kubinjiza mu manyanga yego nibyo kuko abantu bose bajya mu manyanga kubera ubuzima bajya mu manyanga kubera ubuzima rero abayobozi b'itorero ryacu icyambere ndabashimira nyine ibyo bari gukora nibindi kandi ndategetse ko bazakomeza kubikora ikindi cya kabiri ndi umwe mu bategereje ngo ese bizarangira bite kuko urumva uyu munsi amaze kujya abashumba b'indego amaparuwase ntituramenya ibyayo imidugudu ntituramenya ibyayo wenda nayo bashobora gushyira izindi mbibi n'ubundi buryo bwo koroganiza icyo dukora no kubasengera kandi tuzi ko Imana ibashyigikiye Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero reka Mahoro tumushimire cyane kuba yadukurikiye akatuganiriza akatugira inama dukoze ikiganiro cyiza cyane ndetse agaca bugufiya agasaba imbabazi abakristo b'itoro rya ADEPR ndetse n'abanyarwanda muri rusange nyine ko yinjije ibitaragombaga kwinjira mu itangazamakuru n'ahandi by'itorero byagombaga kurangirira imbere ndetse byaje no gutuma nyine ubuyobozi bwa Usabwimana Samuel buvaho hari ubutumwa yagiye yatanga mu byiciro bitandukanye Imana imhoreza umugisha cyane burya Imana ntabwo yanga umunyabyaha ahubwo yanga udaca bugufi yanga abyihane kandi twese twaracumuye ntitwakikira ubwiza bw'Imana nicyo cyatumye Yesu yemera kuza kuducungura maho Imana iguha umugisha cyane kubw'ikiganiro cyiza dukora icyo nabwira abakunzi b'Iyobokamana TV uyu munsi wenda bashobora kuvuga batese ejo bundi hari ikiganiro nakoze ku kinyamakuru kimwe umuntu umwe twari kumwe yicaye muri studio mbona ashatse kurira nawe ni umukristo wacu ndamubwira ni subaye iki arambwira ati ndababaye ati kuko wari intwari ati none ubaye ikigwari reka ati wari intwari none ubaye ikigwari sinari nzi ko itorero rifite abantu bameze gutya nkurikije ibyo uvuze ibyo byakozwe n'iki cyangwa najyaga nkurikirana ariko ntari rifite amakuru yabyo neza ati ngende umva mbabaye cyakora nyamaza kumuganiriza yumva umurongo ndimo niwo donc yaravugaga ati hari abantu babaho mu itorero bakabaho ngaho ari abantu Imana ishobora gukoresha no kujya bari ibyo bitagenda neza ntabwo icyo nabwira abakunzi b'Iyobokamana TV ntabwo uyu munsi mvuze ngo sinzongera kuvuga urumva aho naba mbeshye ariko icyo ndashobora gukora ni ukuvuga ibitandeba yego sibyo uyu munsi nagarutse muri media nagarutse muri gospel ndashaka gukora hari ibiganiro bimwe ndi kugenda nkora bijyanye no kubaka ubwami bw'Imana haba mu buryo bwo gukorera Imana n'iki ejo wandi umuntu atazambona kuri kamera cyangwa muri studio z'Iyobokamana cyangwa n'ahandi akavuga atese uyu mugabo ko duheruka yihana asaba imbabazi none akabagarutse niho turi gukorera ni ukuvuga ngo uburyo bwo gukorera Imana kuri iki gihe bwagutse buri ku macano buri mu itangazamakuru ariko icyo nakwizeza abantu nakwizeza n'abanyarwanda ntabwo nzongera kuvuga ngo havutse ibibazo muri ADEPR ngo hanyuma ngo kubera ko ngo wenda ngo ntabashije kubyumva ngo reka mbijyane muri media ngo reka mbijyane mu bantu ibiganiro nzabikora nzakorera Imana nzubaka ubwami bw'Imana ariko mu buryo bw'umuhamagaro ariko mu buryo bw'imiyoborere y'itorero uyu munsi reka nkubwire wenda ntabyo nifuza ntabwo uyu munsi abayobozi bari muri ADEPR havutse ikibazo icyabikwemeza ko nafashe icyemezo ntacyo nabivugaho niba wampamagara muri studio nakubwira ngo turi gusenga Imana igira icyo ikora kuko namaze kubona ko uko byamera kose
umurimo w'Imana si ikintu cyo gukinishwa. Ikindi cya kabiri, aba batambyi baba bafite amavuta. Ubu niba ari umupasiteri wahubutse akamvuma byangizeho ingaruka, kuko urumva ni umunyamavuta. Icyo ni ikintu n'abakristo bakwiye kumenya. Abayobozi batuyoboye ni abanyamavuta. Niba rero abanyamavuta bashobora kutuvuga ibintu bikatugiraho ingaruka. Rero wenda icyo nabwira abakozi b'Iyobokamana TV, bazajya bakunda kubona ibiganiro byanjye, ariko bitari ibiganiro noneho bivuga ku bayobozi b'itorero cyangwa se bivuga ku makosa yabo, ahubwo ari ibiganiro bikangurira abantu kubaka ubwami bw'Imana no kubwubaha. Nicyo ngicyo nashaka kongera. Ejo atazagira umubona wenda ndi muri media cyangwa akavuga tese ko yagarutse kandi. Murakoze cyane. Yes, ni naha ngaha dusozereje ikiganiro. Imana ihereze umugisha cyane abantu bose bari badukurikiye. Ariko maho hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro ku mpamvu zitandukanye, uri ahantu hatandukanye, akaba yashaka kukuvugisha wenda bitewe n'ibitekerezo akumvanye. Ngira ngo nimero yawe ariko ubwo uri n'umucuruzi ntabwo yabiri privé, ushobora kuyitanga wenda. Ya nkoresha nimero 0788 30 9274 0788 hanyuma wenda wamugarinde kugera imbere muri Iyobokamana TV ngo ngenderaho. Incuruza ibintu by'amakaro n'ibintu bya finishing, dusiga amarangi, dufite company yitwa Mahoro Marangi Limited itera amarangi. Uraza tukavugana tukaguterera, tukazana ibikoresho cyangwa se ukatugurira ukiterera. Dukorera ku Gisozi mu nyubako ya Darwa Breeding. Wahageza waduhamagara. Okay, ngira ngo birumvikana cyane. Yes, reka n'undi washaka kumvugisha kuri ibi bintu, abantu benshi bari kumpamagara, bamwe bakanshimira bakambwira ati Imana iguhe umugisha, abandi bakambwira ati niko wabaye neza. Soma comment ejo bundi umuntu yaranditse ati nundi wowe warananiranye ni wenda gukira aturi muri nuko. Ariko ndashaka kwizeza abantu nta nyungu zindi zanzanye muri ibi bintu, ni inyungu z'ubugingo. Erega jo wenda nubwo twari dushoje hari ikintu ntakubwiye. Njya gutekereza gukora ibintu naravuze ngo ariko uyu munsi mpfuye byagenda bite. Yego, kuko niba uyu munsi naragiye Nyarugenge, naragiye kandi reka nkubwire, mbibwira Abanyarwanda, mbibwira abakristo n'abayobozi muri ADEPR, ngewe nta ntambara zo mwitora nzasubiramo. Icyo ni icyemezo nafashe. Uzi impamvu? Ibintu bya mbere byo kugiye cya munono nari imbere. Yego, iby'agakombe nari imbere. Ibyo ejo kwa Samuel nari imbere. Ntabwo ngiye kuzagwa mu ntambara. Rero nararangije. Yego, abantu bose babimenye. Nzakora ibintu naribaje ngo ubu ndamutse mpfuye byagenda bite. Sanga wenda banshyira muri seke bagashyira umurambo wanjye hariya mu rusengero bakansezera, bakavuga ibyiza nakoze wenda bakabivuga, kuko ntabatinye kuvuga ngo rero tunane cyatugize Imana arapfuye. Reka nkubwire, naherutse kuganira n'abayobozi bamwe, ndababwira ariko se kuki ntari gukora umurimo? Barambwira ati muri iyi minsi twabaye tukuretse kubera ko wagize ibibazo birimo n'amadeni. Ariko arambwira ati burya reka nkubwire, ntabwo twabaye tukuretse kubera ko ufite amadeni, natwe turayafite. Ari umuntu umwe mu bayobozi arambwira ati ahubwo twagize amahirwe turagukira. Umva jo, arambwira ngo twagize amahirwe baragufunga. Ibaza umuntu w'umudiyakoni wawe akubwiye magambo, twagize amahirwe baragufunga. Twagize amahirwe baragufunga kuko wari waratunaniye, wari umwana udakontororeka. Wabyumvishe? Donc tugutenga tuguhagarika kubera ibyo wenda twakoze, tugahamagarwa na representation to umuntu mu mureke. Wabyumvishe? Ati rero ntakubeshye, ati kurwangira uruhande ntago mbona ko ari ibibazo byo kufite amadeni, ahubwo ni ibibazo by'uko twagize amahirwe. Itorero ADEPR uribaza warafunzwe imyaka 5. Noneho erega buriya abantu bajyamenya ko dukomereka. Wafunzwe imyaka 5, uwo muntu ntiyakugezeho, hanyuma akakubwira ngo yagize amahirwe. Nicyo kikwemeza ko. Ariko ubundi bajyaga bavuga ko Usabwimana Samuel avuyeho hari amagambo yavuze avuga ngo abantu bose bagize uruhare mu kumukuraho cyangwa mu kuderanja itorero ry'Imana ngo bazagerwaho n'ingaruka. Kandi nawe ugeze ubivuga mu butanga ubuhamya uvuga uti inkoni z'Imana zigenda zigera ku bantu mu buryo butandukanye. Nibyo nanjye ndabyemera. Uretse nibi ngibi byo kwa Pastor Usabwimana n'abandi banyamatorero babimenye, igihe cyose ugiye mu murimo w'Imana ukavuruguta bigira ingaruka. Bigira ingaruka, ari nanjye narazigize, n'abandi barazigize ku giti cyabo, wenda bo ntibazi ko ari ingaruka zayo. Uretse ko bamundi giye kugenda baganiriza. Nimugoroba hariho twaganiraga mubwira nti nyamara hari icyo ukwiye kumenya. Ukwiye kumenya ko ibintu byatugizeho ingaruka, dore ingaruka ufite zituruka kuri byo. Nanjye dore izo nagize. Ariko uruva ntabwo wabura umudiyakoni ngo ubwire umukristo wawe ngo twagize Imana baragufunga, ubizi ko wenda utanamusuye. Rero wabireba ukabona harimo ikibazo. Ariko nubwo icyo kibazo gihari, icyo nshima Imana uyu munsi ni uko mvuga ngo ndamutse mpfuye
urabohotse ndabohotse kuko njyewe buriya jo hari ikintu kimwe njya mbwira abantu njye nta nubwo nkeneye ko ninjya no gupfa wenda ngapfa urupfu rushobora gutuma mvuga nzabivuga njye ntabwo nkeneye ko abantu bazavuga amagambo meza kumva yanjye oya amagambo utabashije kumbwira mpari ngo mpamagare kuri telefone mbwira uti maho burya ndagukunda burya ibitekerezo byawe ndabyemera burya umurongo ubamo ndawemera kuzaza kuyavuga napfuye ntari kwiyumva ntabwo nyakeneye yewe ndetse reka mbikubwire n'indabyo zigenda byo bazana bazazihorere uyu munsi nibwo nzikeneye uyu munsi nibwo nkeneye indabyo jo niba unkunda uzajya ufata indabyo ufate umudamu wamushyira mu modoka muze kwa Mahoro mukinguriza n'indabyo mbwira uti kubera ukuntu ngukunda nakuzana indabyo ni kuko nibwo ndibwumva impumuro yazo ariko zo urazizana napfuye ngo zimara iki amagambo meza abantu bavuga kwirimba nta cyamaze ari nayo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nibagira n'abayavuga bazayavuge arayukuri ariko atari gusohoka avuga ngo turamukize kuko dukwiye gushaka ubuhamya ubu ngubu ngize imyaka 47 jo ikintu gisigaye imbere yanjye gikomeye ni ugupfa burya ibirori bisigaye nakora muri njye bikomeye no kuzapfa ni niyo mpamvu tugomba gutegura ejo hazaza rero ko hategura ntabwo nkwiye kuba mu cyubahiro ngo mvuge ngo hoya abantu barambye bati uri muri cisura yawe ese kubera iki uvuze biriya bintu muri media niho byabereye aho umupira warengeye ni ugomba kurengera murakoze reka tugushimire cyane kandi dushimira abari bakurikiye kino kiganiro Imana ibaho umugisha turibwa kuri twongera kugukenera mu biganiro mu bitekerezo uhari asante sana.